ndabasuhuje mwe mukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Inkuru TV babwira ngo mukore subscribe niba mutarazikora, mutange share, mukore na comment, nakundi ibiganiro byacu nyine mu bigaragaze kuko ibyo nibyo bituma dukora ibindi biganiro bigatuma tumenya ibyo tubahitiramo mukunze. Kuri uyu munsi rero nkuko ubushize twabitangiye n'ubundi turatangira tuvuga ngo cyase twiragiza Imana dushimira ko yakiturinze komeje kuturinda, yaturinze mu minsi yatambutse na n'ubu ngubu iracyaturinze kuba yemera. Abatayemera namwe nabwira ngo mukomere, mukomeze mukore ibibateza imbere, hanyuma nyine munabane neza n'abandi amahoro. Abari Burundi, abari mu Rwanda n'ahandi hose muri kwisi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje. Ku kiganiro giherutse twaganiriye ku busobanuro bwa Bibiliya icyo ari cyo, Bibiliya ni iki, ese yanditswe n'abande, bari bafite ubuhe bumenyi butuma bayandika, ese bayandikishije iki kuko icyo gihe nta makaramu yari ahari, ikaba nta n'imashini zandika zari zihari. Ngira ngo ibyo ngibyo abarebye ikiganiro giherutse kuri Inkuru TV mwarabibonye. Nkuko nayo bararikiye rero dusoza ikiganiro twavuze ko turi buganire noneho ku bitabo byanditswe na Mose. Ibi bitabo byanditswe na Mose ni bitabo ki, ni bitabo bingahe? Ibi bitabo abayuda babyitaga iby'amategeko, byari umuzingo umwe. Abahinduye Bibiliya bayivana mu gihe burayo niyo babigize bitanu, ari byo Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ibitabo byuzuzanya mu buryo bukurikira: umuntu yararemwe aza kugwa mu cyaha, aho ngaho wabirebera mu Itangiriro. Imana iramucungura aza kuva mu buretwa, aho wabirebera mu Kuva. Imwereka uburyo ashobora gushyikirana nayo, aho ni mu Balewi. Imucisha mu nzira iruhije y'ubutayu, aho ni mu Kubara. Imutegeka, inamwibutsa kwinjira mu gihugu cy'isezerano, aho ni mu Gutegeka. Reka noneho turebe uko twakwiga ibi bitabo mu buryo bw'incamake. Igitabo cy'Intangiriro, iri zina riri mu rurimi rw'igiheburayo Bereshiti, risobanura ngo itangira. Mu rurimi rw'ikigereki ni Genesis, risobanura inkomoko. Ugenekereje, Itangiriro ni igitabo cyerekana inkomoko y'ikintu cyose. Cyanditswe na Mose mu mwaka uri hagati y'1441 n'1230 mbere ya Kristo. Gifite intego yo kwerekana uko ibintu byose byaremwe no kwerekana uko Imana yatoranije ubwoko bwayo. Ibyo wanabireba mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Reka turebe noneho ku gitabo cyo Kuva. Iki gitabo mu rurimi rw'ikigereki cyitwa Exodus, bisobanura gusohoka. Iki gitabo kigeranwa n'inkuru nziza mu isezerano rya kera kuko cyerekana ubutabazi bw'Imana ubwo yayoboraga ubwoko bwayo mu bucakara bw'Abanyegiputa. Abahanga muri Bibiliya batekereza ko cyaba cyaranditswe ku ngoma y'umwami Amenofisi wa kabiri mu mwaka w'1441 cyangwa ku ya Ramuzesi wa kabiri mu mwaka w'1290. N'ubundi iki gitabo cyanditswe na Mose gifite intego yo kwerekana ko Imana ari umucunguzi. Iki gitabo kandi cyerekana iby'ihema ry'ibonaniro cyangwa ubuturo bwera. Tubishyize mu buryo bushushanije, hari ahari mu rugo, ku marembo, ndetse hakaba n'imbere cyane. Reka turebe noneho mu rugo imbere, tubariho duhera. Mu rugo imbere habaga hari icyitwa igikarabiro, hakaba icyitwa igicaniro, hakaba hari n'udutebe. Ahera hari igicaniro cy'imibavu, hakaba igitereko cy'amatabaza, hakaba n'imeza y'imitsima. N'ahera cyane hari isanduku y'isezerano ririnzwe n'abakerubi. Igitabo cy'Abalewi se cyo ni igitabo ki? Mu rurimi rw'igiheburayo iki gitabo cyitwa Wayigra, bisobanura guhamagara. Iki gitabo cyerekana ko Imana yatoranije ubwoko bwa Isiraheli ngo bayikorere no kwihesha icyubahiro. Cyerekana kandi iby'umwihariko by'ubutambyi no kumenya gutandukanya igitabo cyejejwe n'ikitejejwe. Iki gitabo cyiswe icy'Abalewi ubwo bahinduraga Bibiliya mu kigereki verisiyo sebutante, kandi bacyitaga gutyo kuko kigaragaza imihango yo gutamba cyangwa umurimo w'ubutambyi bw'Abalewi. Gusa Abalewi bose ntibari abatambyi, ahubwo ni ijambo umulewi rivuga umuntu wese wakoraga mu ihema ry'ibonaniro. Reka twinjire noneho mu gitabo cyo Kubara. Nanone iki gitabo ni Bemidbar mu rurimi rw'igiheburayo, bisobanura au désert, ari byo mu butayu, ariko mu kilatini ni nimeri, bivuga kubara. Mu ncamake kigaragaza ko Abayisiraheli babazwe kabiri mu butayu. Ubwa mbere babazwe mu ntangiriro z'umwaka wa kabiri, ubwa kabiri babazwe mu mwaka wa 39
hasiga umwaka umwe ngo binjire i Kanani. Nacyo bakitirira Mose. Intego yacyo nkuru ni ukwerekana uko Abayisiraheli batezutse ku Mana mu butayu. Kwinjiye noneho ku gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Mu rurimi rw'Igiheburayo cyitwa Debarim, bisobanura ngo voici les paroles. Nanone mu Kigereki cyitwa Deuteronomiov, bivuga la répétition de la loi. Ugenekereje twavuga ko iki gitabo kigaragaramo amagambo yose Imana yari yaravugiye mu butayu, ndetse ibihanangiriza ko batagomba kuyatezukaho kugira ngo Imana izakomeze kubana nabo. Iwaberebana mu gutegeka igice cya 2 umurongo wa 1, igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku 33, n'igice cya 28 umurongo wa 1 kugeza ku 69. Yemwe wanabireba ku gice cya 30 umurongo wa 15 kugeza ku 20. Iki gitabo nacyo bakitirira Mose, kikaba cyaranditswe hagana mu mwaka w'1230 mbere ya Kristo. Gifite intego yo kwibutsa Abisiraheli ibyo Imana yavuze n'ibyo bakwiriye kwitondera. Ni nayo mpamvu bamwe bavuga ko ari igitabo cya kabiri cy'amategeko. Hari abashidikanya ko cyanditswe na Mose, baribaza bati ni gute umuntu yakwandika iby'urupfu rwe kandi ari muzima? Igisubizo nuko Imana yamuhishuriye iby'urupfu rwe mbere. Wanabirebera mu gutegeka ibice 31 umurongo wa 24 kugeza ku 26. Hatwereka ko Mose amaze kwandika iki gitabo yagishyikirije Abalewi ngo bakibike kandi kirindwe hamwe n'ibindi. Ikindi kandi nta wundi wari kwandika ibi uretse Mose wari uzi neza ibya Egiputa, ni ukuvuga Misiri y'ubu. Kandi n'abahanga muri teolojiya bo mu gihe cyacu, ni ukuvuga Isezerano rishya, bemeza ko cyanditswe na Mose. Birebe mu Baroma ibice 10 umurongo wa 19. Dusoje ibitabo bya Mose uko ari 5. Reka noneho turebe ibitambo byatambwaga n'iminsi mikuru yizihizwaga n'Abisiraheli. Ibitambo byatambwaga hari nk'ibitambo byoswa, amaturo y'imyaka, igitambo cy'ishimwe, igitambo cy'ibyaha n'igitambo cy'impongano. Naho iminsi mikuru yakorwaga mu Bisiraheli ni Pasika, bawitaga umunsi w'imitsima idasembuye. Bisome mu Balewi 5 umurongo wa 5 kugeza ku 8, no kubara ibice 6 kugeza ku 25. Bibukaga kuvanwa muri Egiputa. Bizihizaga kandi Pentekote. Wabireba mu Balewi ibice 23 umurongo wa 15 kugeza ku 22, no kubara ibice 28 umurongo wa 26 kugeza ku 31. Babyita nk'ubunane bwa none. Wabireba mu Balewi 23 umurongo wa 23 kugeza ku 25, no kubara ibice 29 umurongo wa 7 kugeza ku 11, kuko kwari ugutangira k'umwaka. Umunsi mukuru w'impongano wo kwari ugutamba igitambo cy'ibyaha nk'uko twabirebye haruguru. Umunsi